ntibiki koko rusoferi amani asikumeruka twahaye abantu babiri imbaraga nkaba mbona nyavura amakamuntu kamwe base rero tugiye gukora icyurere mbo urabona ibintu twashakaga ntago bikunze ahubwo urabona bari abantu namaze gukontorora baranasinziriye mu kanya gato baraba bagarutse ahubwo tugiye vuba tugende muri rya shyamba twagiye tugomba kugira vuba batarayikugarura abatwite nibadukitsemwa undi twe twabaye kimwa buri mwese bafite imbaraga zingana kuriya bafite imbaraga zingana kuriya zo gufata abantu banyuze hehe sasa rero mubona ko tugeze mu ishyamba ry'umwijima nta nubwo rigaragara cyangwa mubona ko nta n'umuntu ubizi ko ribaho noneho uyu mujyama ngira ngo bamubone twazanye uyu tugomba kumubaha kugira ngo atazaducika akajya n'iwabo tukajya tumubora ari uko tugiye kumukoresha niko bimeze ko ndabona afite isura asa nk'uwaducika cyane tugiye vuba ntabwo agomba kutugenda n'iyo ishyamba twarigezeho ni irisi ishyamba mbona nuko mbona harimo imyumbati iyi ni ishyamba mwa tuzanye mu myumbati mwa ni ishyamba ni muri kubona ko ari imyumbati ubwo reka nzi ishyamba rya nyaryo ndibereka twereka turi iryo shyamba twereke vuba ishyamba n'ahantu imyumbati abo n'abaturage bahinzemo imyumbati haba hari ishyamba mu buhe buryo tugenda turigeraho twereke iryo shyamba ari ishyamba mwana iri ni ryo shyamba ritagaragara bavugaga none ubwo turinjirayo turinjirira hano nase ubwo twinjira nta kibazo twagira ntacyo nta nyamaswa zirimo nazo twagiye tuzamuka reka manze ninjire rero mwebwite maze mukuremo amarinete yanyu mumaze ite imbaraga ubundi nibyo natashye kumushyira hano none se mugiye gukora iki umva reka mbabwire ntabwo njye mwanshimuta umva ntabwo mwanshimuta ngiye mfite abantu benshi banyeneye mu rugo baranyeneye ahantu hose baranyeneye ntabwo mwanshimuta ngiye we munande kure ariko umva mukababwire nta mahembe imbaraga ntabwo zikoresheje ntabwo mwanshimuta umenye ko imbaraga twagoye ntacyo zakora kuri iki cyuma umva nta n'icyo zakora ku mbunda oya ariko ntabwo mwanshimuta ngiye nta imbaraga ndi buzikoresha ahubwo ako se ako mwanditse mureke ako kandi rero ubu ngubu twagwana ubu kandi ibi bintu rero turaza kurwana mahunga we bugumye wenda usesike nawe yajya ushaka twanamukontorora agatuza kuri ibyo tugomba gukora ishyamba
ngo byamaze arimo ni garimo karimo menshi cyane mbese ubundi twaje kureba ari amaginga sana neza neza twakuri bariya zirakamuntu kaziritse reba none n'abari abaginga babiri ako simbona bagira ngo nibyora twatanye tukikostana kandi byo abaginga tugata basa kumereka uramuginga bamuhaye imbaraga none byamuhambiye birakaze kabisa ibiginga tugende nubundi twebwe nubwo twabutse turabona asanzwe turabona basanzwe ubundi twavukiye gutabara tugombe dutabare muri make kwe turabatabaza ubundi ikibanza twakwiye kwita iki abatabaza tutahenda uriya muntu nubwo ashobora kuguhinduka ikibi ariko naribi tugende dutabare tumuziture akora abaginga ntabwo byoroshye gukora amajya nawe nyabakubita ibintu nanjye nabonye kwisa akantu mbona naribi twaye ahubwo twatake kuko bishanyaguza egekeho niko sha icyaza bivuga uyu mbanza nda n'imbunda mbanza nkwereke niko buriya rero we ntabwo ubizi murashaka kugira Imana yaba tuziho ntabwo yari yatumenya buriya bani baragushaka baragushaka se wakumaze iki ariko ubundi mwogapfa mu bundi giye mushaka kunyi cyane none ngenda guhita nizitwa ngiye none ngiye none ndabivamo ngiye none ngenda bivamo ngiye ndizitwa ngisha Asha urabona iyo migozi twakoze twayizitura nabacika ahubwo muginga sha uzi ko kubunda umuginga wamwica mwana ndabona atangiye no gukoresha imbaraga twamuhaye no gukoresha imbaraga zacu twamuhaye ariko mwambaye imbaraga ngire n'ubukoresha imbaraga we ntabwo nzi ikibazo we uzi muri mabi kandi mwabagira mu gihe twatwara rwose ndabifite muri gahunda yabo ahubwo hari ikintu kidasanzwe mbonye uretse ndongera nguhamagara uretse n'ikintu kidasanzwe mbonye wawe none se hano hantu harisha hano habonaga imyumbati none habaye ishyamba ishyamba reka ndijyamo ndemwa wasanga mbonye impara uniwe abantu mbonyera tanashabonye